Suje kandi wayikaze mu biganiro by'imyidagaduro gusa kuri Afro10 TV kanda subscribe maze tujye tubana ngende Hero Willis. Birababaje abastar babana mu buzima butari bwo kwizerana, babana mu buzima bwo kubeshyanya ndetse yemwe no mu buzima busanzwe natwe tubamo muri sosiyete zacu tubaho mu buzima bwo kubeshyanya cyangwa se ubyite kuryaryanya. Nibyo rero bikunda kwibera muri industry y'imyidagaduro, cyane cyane ndavuga hano mu Rwanda. Hari umugabo witwa Itahiwacu Bruce, ariwe Bruce Melody, umaze igihe kinini ashinjwa na bamwe mu bo bahoze bakorana guhera kera. Bavuga yuko yabirengagije mu minsi ya none, yemwe ngo ameze nka wa wundi ubona ishitamba agata n'urwo yari yambaye. Benshi rero ntabwo babimushimira bitewe nuko abigenza cyangwa se nuko abikora. Ibi ngibi kandi benshi ntabwo bahwema kuvuga yuko bimusubiza inyuma, benshi ntabwo bahwema kuvuga yuko ari ibintu bigira ingaruka mbi kuri kariyeri ye y'umuziki. Gufata abantu mwamenyanye, gufata abantu mwakoranye muza aho mwavanye, byagera aho ngaho ukafata umwanzuro wo kuba wabihorera ugakora ibyawe cyangwa se ugafata abandi bashyashya. Ibi ngibi kandi bikaba bivugwa yuko aricyo kintu wo bita The Ben amurusha, kuko ngo akomeza gukipinga ba bantu ba kera yahoranye nabo, kuko ngo buriya nibo baba bakuzi neza, ni nabo bakwitangira. Ibyo ngibyo nibyo tubona ahangaha rero, bikaba bimaze kuba too much, ntabwo nagenda nabikubwiye. Ahangaha ufitiye abantu batandukanye bagaragaza yuko ari inshuti za Bruce Melody, nyamara bamubeshya. Ndagira ngo iki kiganiro kizagere kuri Bruce Melody agira icyo abyigaho cyangwa se abikoraho. Nk'uko ngiye kukubwira, bamwe mu bastar especially n'abanyamakuru babeshya Bruce Melody ko bari kumwe nawe, nyamara batari kumwe nawe. Nawe nkurikiye uraza kuma comment ndetse uraza kubyibonera, nawe uragira icyo ubivugaho. Yemwe nyuma y'uko nkuhaye abangaba bamuryarya, nzakuzanira n'abandi ahubwo b'inkoramutima bamukunda bya hatari, ariko we ubwe yirengagije kandi abireba. Reka nkubwire umunyamakuru witwa M Irene, uyu nguyu yagitinya nk'aho ari inshuti y'akadasohoka ya Bruce Melody. Ngiye kukubwira yuko uyu nguyu rwose nta rukundo rwa hatari afite kuri uyu mugabo bita Bruce Melody. Ati ibi ngibi biva hehe? Ibi ngibi ni ibiki? Irene Murindahabi ni umwe mu banyamakuru uyu munsi wa none bashobora kuba bahostinga Itahiwacu Bruce, uzwi ku izina rya Bruce Melody, cyane yuko yahoze akora ibiganiro bitandukanye hirya no hino ku ma YouTube channel, ariko uyu munsi wa none akaba akorana n'uwo bita Murindahabi Irene. Impamvu nibyo nshingiraho mvuga yuko rwose urukundo rutarimo hagati aho ngaho, nshingiye ku bibazo Irene akunda kubaza Bruce Melody. Ni kenshi kandi uwo bita Irene yashinjwe kuba ari we wazanye beef ya Bruce Melody ndetse na The Ben, bitewe n'ibibazo agenda amubaza, bitewe n'utuntu agenda asodekamo. Rero Bruce Melody nakaza kwisanga yaguye mu mutego w'umushibuka maze ukamushibukana. Yemwe binavugwa yuko Irene yagiye akereya beef hagati y'abahanzi benshi batandukanye, nk'uko bamwe muri bo bagiye babyivugira. Ndakubwira kandi umunyamakuru witwa Cheetah Magic, uyu we hari ikintu yigeze gutangaza kuri Bruce Melody. Ayo makuru nubwo yatangaje, ariko uyu munsi wa none reka nikomereze gusa nshingiye ku bintu amaze iminsi arimo agenda abaza cyangwa se ibiganiro akora. Bruce Melody yabazwe na The Ben. Bruce Melody byagenze gutya kuri The Ben.
bigaragaza yuko umugabo witwa Chita Magic ari muri opposition bimwe bikomeye cyane ku mugabo witwa Bruce Melody, ngaho yakoze ibitaramo bigiye bitandukanye cyangwa se yakoze ibiganiro yatumye bitwa bamuyoboke, ariko kuko bamuyoboke ari abagabo b'abahanga cyane ntabwo bajya bapfa kugwa mu mutego, niyo babisubije babisubiza neza ku buryo ubona yuko nta kintu watoramo. Ariko Chita ibyo binakunze kubikora kandi akabishinjwa kenshi ko nawe akunda guteranya abantu. Ndakomeza nkubwira uwo bita Emmy Ikinege. Ni kenshi cyane Emmy Ikinege yahoze avuga nabi Bruce Melody, ndetse yemwe byabaye byinshi cyane kugeza n'ubwo bivugwa ko uwitwa Coach Gael akaba ariwe manager wa Bruce Melody yahamagaye bosswige.com maze akamubwira ati ese ko umunyamakuru wawe agenda ansebereza umuhanzi ndetse nanjye ubwanjye atansize, ati uwuhe? Undi ati uwitwa Emmy Ikinege. Mu mwanya nko guhumbya bosswige.com bivugwa ko yafashe telefone agahamagara uwitwa Emmy maze akamubwira ati mu minota 0 nze gusanga uwamaze guhamagara Bruce Melody cyangwa se na Coach wabasabye imbabazi maze umubano ukomeze. Mw'iyi minsi bigaragaza yuko Emmy uyu nguyu atagisa nk'uwibasira Bruce Melody bitewe n'izo mpamvu. Uyu nguyu bivugwa yuko yabanye na Bruce Melody muri ghetto. Emmy nawe yari umuhanzi, ariko nyuma yaho yagiye agaragara inshuro zitari nkeya atavuga neza Bruce Melody, bikavugwa yuko yaba ari amakimbiranye bagiye bagirana nk'abantu babanye baziranye ndetse bya hatari. Ndaza kukubwira kandi witwa Kasuku Jessica wa Mipango. Uyu nguyu n'ubundi ibivugwa yuko cyangwa se naho byivugira yuko kugira ngo akuvuga yuko ari cyo agukurikiyeho, niba uri umugwiza atunga aho muba muri inshuti, ndetse rwose nta kabuza aragukurikira aragushimagiza. Buryo ki rero abivugamo ubona yuko ibi twabyita amaco y'inda. Ndaza kubwira kandi uwo bita Mulungi Sabe uwahoze ari inshuti ya Bruce Melody bakorana ibiganiro, ariko uyu munsi wa none ukaba utababonana. Ibi ngibi bisa nkaho bigaragaza yuko umubano wabo utakimeze neza. Ndaza kubwira kandi witwa Bagiti. Uyu nguyu ni umunyamakuru wa Big Town TV. Yemwe uyu nguyu yigeze gutumira uwo bita Green P, akaba murumuna wa The Ben. Babivugaho kuri Bruce ndetse na The Ben. Green P wakoranye indirimbo nziza cyane n'uwo bita Bruce Melody yitwa Bingana Iki, bitewe n'uko yahostinzwe n'uyu Bagiti n'ibyo baganiraga n'ibyo yamubazaga. Ntabwo yigeze atinya kubaga Bruce Melody, amwita inkende, amwita inyima n'andi mazina agiye atandukanye, kubera uyu mugabo bita Bagiti wari uri kumubaza ibibazo kandi ukabona yuko babyenjoyinze. Ndaza kubwira kandi umugabo bita Rockman Nzeyimana. Uyu we ibye ntabwo bisobanutse, ariko nawe akenshi bigaragaza yuko ashobora kuba ajyaho ari bwibonere icyo ashyira mu mufuka. Bamwe muri abangaba ni abanyamakuru bagenda bakinjirira abastar bakabereka yuko bari kumwe, ariko yaca hirya bikarangira amuvuyemo, bikarangira avuze amagambo hirya no hino, bigasa nkaho ari ukumusebya cyangwa se gushaka kumushyira hasi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo ni kimwe mu byo naba nkubwiye kuri bamwe muri abangaba. Nyuma yaho kandi ndaza gukomeza kugukurikiranira, ndakubwira n'indi nkuru ivuga ku bantu Bruce Melody bivugwa yuko bamukundaga ari inshuti z'inkoramutima, ariko we
akaza kubirengagiza